kandi stop, ntabwo tuzasubira inyuma. Uyu munsi Bukavu yabaye tombe, Goma yabaye tombe, Uvira ugiye kuba tombe, Minembwe yabaye tombe, Indondo igiye kuba tombe, Ifizi yazaba tombe, Gisege tuzoba tombe, Muyayi uzaba tombe, Igisangani. Ese bo ntibazi ko iwacu hameze nabi, ntibazi ko iwacu hasenyutse. Ni gute batakwiriye kuza ngo ukuboko kumwe kubake ukundi gufata intwaro? Kandi ntabwo ari cyaha. Oya. Selo la Bible. Ntabwo ari cyaha. Hello vipi yambu cyane bantu banje, nizere ko mumeze neza kandi abatameze neza buca bucana yandi, kandi byose biba biri mu migambi ya Nyagasani. Guys, sinshaka gutinda mu magambo menshi, ndashaka gushimira. Ntabwo buri gihe twahora tugaya, ndetse ababanzi cyangwa se ututugara tuba twifuza yuko buri gihe dutinda mu bintu bibabaje, cyese dutinda mu bintu bisa nkaho ntaho byerekeza, ariko ntabwo ari byo twaheramo. Guys, nje kuri iyi video nje gushimira, ndumva mfite amashimwe y'abantu y'abarwana shaka, mfite amashimwe y'abantu bakundi wabo, nubwo bamwanga mwabo bakomeza bakikubitira, bakikubita hano, bakikubita he n'ahandi. First of all, reka nshimira abanyamurenge aho bari hose, bahagaritse utuzi twabo, bagahagarika utuntu twinshi twakabagiriye inyungu, bakajya Washington DC, bakajya kuvuga karengane k'umunyamurenge, bakajya kuvuga karengane k'umututsi, bakavuga mbese ibibazo duhura nabyo. Reka wenda ntangire nerekana ino video, murebe ibintu Kongo ikorera ubwoko bw'abanyamurenge. Akagara mwebwe bafana leta ya Kongo, mundebere aho abantu bagenda bagafata video. Izi si montage, murebe neza umuntu muzima ko barabaga ukuguru bakarya. Noneho ibi tubyite gute? Ibi tubyite iki? Mwebwe Kagara mugenda mugafana iyi ni leta nyabaki? Ibi ni ibiki murebe muri iyi video? Bararya abantu. Ese babuze inyama? Babuze inyamaswa, babuze inka. Ariko mana, ufite byinshi uzahana. Itajengwa na nani vijana, na sisi itajengwa na sisi wenyewe. Uvira itajengwa na nani vijana, Uvira itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, na sisi wenyewe. Na Kivu itajengwa na nani vijana, na Kivu. Gaston Ilunga ngo ni radamta, mbese sinzi ko nabisobanura. Gaston, Imana iguha umugisha, wakoresheje imbaraga zawe, wakoze ibishoboka byose, nzi neza yuko hari icyo wakoze, watabaye. Ndashimira mugenzi wawe Mupati. Sisi wenyewe, na sisi wenyewe, na sisi wenyewe. Pati de yasoho. Guys, nubwo hagenda hakaza ibigarasha, hakaza abantu bashuka urubyiruko, ariko hari n'urundi rubyiruko rugifite umurongo, rugifite discipline, rugifite kumenya iwabo, ndetse bashishikajwe nuko urubyiruko twumva kimwe. Mupati, Gaston, Papa Legend ni timu mwari kumwe, timu mwakoranye, mwubahwe, muri abantu b'abagabo. Ndashimira cyane byimazeyo umuyobozi wa Mahoro Peace, Adera Kibasumba. Nukuri sinzi ikintu navuga, mushiki wacu sinzi ikintu navuga. Sister rwose, Imana igenda iguha umugisha, kandi uri umunyabwenge, uri intorekazi, mbese ibirenze ibyo
Uwiteka wo mu ijuru agutize kuramba kandi akomeza guha ubwenge. Guys, ngarutse nshimira abapasiteri, ndashimira abakozi b'Imana Imana ikomeje gukoreramo, bakaba bazamutse gutabara. Aho uri hose pasiteri ngarukiye, Imana yo mu ijuru guha umugisha. Isari ngiri, ndakubashe, nahoraga nkubaha, uri umugabo, uri umukozi w'Imana. Imana yo mu ijuru igukomeze, kandi ico gihugu mwagiye gutabara Uwiteka azakibahereze gutya. Hanyuma abo banzi Uwiteka babagabize gutya. Ngarukiye ndagushimiye, sinzi ikintu navuga mu gihe hari abapasiteri adashobora no guhingutsa ijambo twirwaneho mu ikanisa ryiwe. We wataye ikanisa ryawe ryari ryuzuye abantu, ryari rifite umunezero, wari uyoboye. Pasiteri, njyewe ku giti cyanjye ntacyo nagwa, ariko Uwiteka aguha umugisha udasanzwe kandi akurindire n'umuryango wawe. Reka nshimire umukozi w'Imana. Mana nyagasani we, usengere gute. Reka nshimire Maneza. Mane, nahoraga ngukunda kandi urabizi ko turabira pe, urabizi ko ndi petit frere wawe kuba nakubashe. Ubusengere gute. Urebe ikintu nshaka kuvuga, aba ni abapasiteri wavuga bari babayeho neza, nimba ari amaturo, ibyo bavuga amaturo bayabonaga pe. Maneza ababizi neza kugira ngo umuhagurutse, wenda tuvuga urugero, umuvane Nairobi umugezi Bugande, si ibintu byari byoroshye. Ni umuntu washoboraga kuba yakwaka na miliyoni bitewe n'amasengesho n'uburyo Imana imukoreramo, akayiguhereza. Ariko ibyo byose yabitaye, yagiye gutabara igihugu. Imana yo mu ijuru ikumpere umugisha cyane. Nishimye, nakubonye nkaza mbanza nkazuminga nkareba, ni Maneza umukozi w'Imana nzi, ni Maneza umwe wavuganye n'inyoni, ni Maneza kuri biheko. Ndakubashe mukozi w'Imana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kuba wasanze abandi. Sinareka gushimira intwari Nick Ndela, niyo wafashe iya mbere. Nick Ndela, ndatekereza hari igihe nzakora video ikuvugaho wenyine ku giti cyawe, kuko hari igihe wigeze kuntangaza ugakora uri muri M23, ugakora inshingano zawe zo kurinda igihugu, ukongera ugakora inshingano zo gufasha abahanzi Nairobi, kandi byose bikagenda neza kuri discipline. Nick Ndela, afande Nick Ndela, sali, wubahwe cyane. Usibye abo mvuze rero, reka nshimire buri muntu uwo ari we wese wahagurutse agasubira muri gakondo kugira ngo atabare ababyeyi, atabare umuhana, atabare igihugu cyacu. Muri abantu b'abagabo, sinzi icyo, muri abantu b'abagabo. Mu Giswahili bajya bavuga ngo nyinyi ni wanaume na nusu. Nyinyi ni wanaume na nusu, ntabwo muri abagabo gusa, murarenze. Ngana ku musozo rero, ndashaka gushimira abapasiteri ba Nairobi, Kasarani,
Nairobi Kasarani, Imana yo mu ijuru igende ibakubire, ibaha ingororano muhora mudusabira nk'abakristo banyu. Ibyo mwakoze sinzi nimba biri ngombwa kubivugira hano, ariko insengero za Kasarani, Ensemble, Convenant, hehe na hehe, ibyo mwakoze, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi n'abakristo banyu n'insengero zanyu. Mwakoze ikintu kidasanzwe, gutekereza ku bwoko, mugatekereza ku gihugu, mugatekereza ku bagize ibyago, mugatekereza ku basenyewe amazu, mugatekereza ku bakuwe mu mirima yabo, mugatekereza ku bantu batatswe n'abagizi ba nabi bo muri Kongo. Nairobi Kasarani, abantu bagende babigireho. Muri abagabo, muri abakozi b'Imana, Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Reka rero mvuge gutya, hari ijambo generale wacu Rukunda Makanika yasize avuze. Aravuga ati, mw'Abanyamurenge mwaho muri hose, ukazashukwa na shetani ukubahuka umugore watwirwaneho, umugore wasizwe n'umuntu watwirwaneho, kizokubaho. Ariho mbonera kuvuga ngo hari abamama bari hano za Nairobi, bari Bugande, bari ahandi mu bihugu byinshi, basizwe n'intwari. Mukemerera aba bagabo banyu mwifuzaga kubana, mwifuzaga mbese uburyo ingo zose zibayeho, ukamwemerera, umugabo akagenda akaja gutabara. Muri ntwarikazi, mwubahwe na buri wese, no mu muhanda aho uzoza uca baze bakubisa. Uri ntwarikazi kuba warasigaranye urugo rw'umugabo wawe wagiye kutabara, kuba warasigaranye abana bawe n'umugabo wagiye gutabara. Wubahwe, baze bakubona bakubahe, uzugenda nugenda no mu nzira uvuge ati kabisa ndi ntwarikazi, nge n'urugo rwanjye turi intwari, n'abana badukomokaho ni intwarikazi. Muze mubafi Imana Nyagasani ko ku cyumweru, muze mubafiyeri, kuko intwari yacu yaravuze ngo nimbara abantu tugomba kubaha. Reka tububahe. Reka mpite nashimira media zahagurutse kugenda zihura n'abamama nk'abo, kugenda begera abamama basizwe n'intwari zagiye gutabara. Ndabashimiye cyane media Nyamurenge, aho muri hose ibyo mugenda mukora turabibona. Mana Nyagasani, sinasoza rero ntagaye abajene bagifite imyumvire mibi ya munyangire, bagifite imyumvire mibi yo kuvuga ngo uyu ni mwene wacu, ngo nakagara naje ndabakagara. Ndasoza ngaya abantu bafite ingengabitekerezo yo kurwanya ubutabazi, yo kurwanya abantu bashaka kuvuga